Muraho nshuti bavandimwe mudukurikirana, nk'uko nawe babwiye nkitangiriye inkuru, nitwa Karaveri. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye ngiye gukomeza kubabwira, nubwo bigoye cyane kuyivuga ariko ndagerageza. Nzagerageza nyibabwire gake gake mu bice nubwo bitoroshye. Ubushize nari nagarukiyeho twari tugeze ikuzimu, tumaze kumanuka kuri esikariye ndende, ahantu hasa nkaho hijimye, hari akijima n'akabwibwi n'umwuka ushyushye. Twarakomeje amfashe ukuboko tugera ahantu hari umuriro mwinshi. Uwo muriro niwo wateraga aho hantu gushyuha. Ubundi kuzimu harakonja, haba hari akantu kameze nk'agakonja abantu baho benshi bahora batitira. Haramutse hatari umuriro, abantu bava ngaha batari abadayimoni cyangwa satani ntabwo bashobora kuhaba. Kirima yaho itandukanye n'iyangaha ku isi, kandi abantu benshi bangaha ku isi bajyayo bagiye gushaka imbaraga, bagiye gushaka amafaranga, bagiye gushaka ibindi bintu bitandukanye. Abantu tubona ahangaha ku isi b'abapasiteri cyangwa b'abahanzi cyangwa bakora ibindi bintu bitandukanye, bakora business zigenda neza, inshuro nyinshi usanga barakuye imbaraga aho ngaho. Rero kubera ukuntu bahora bajyayo, ntabwo bashobora kwihanganira ubukonje bubayo. Ahantu hatari umuriro ntabwo bashobora kuhaba. Ubwo rero umukobwa yakomeje amfashe ukuboko angeza imbere y'umuntu wari uje kutwakira. Uwo muntu nabonaga afite uburakari cyane, kubera ko njye narakuriye mu muryango ukijijwe, twahoraga tujya gusenga. Ubwo rero byari byarabarakaje cyane, kubera ko mama wandeze yari umukirisitu cyane, yahoraga nsengera. Kandi uko usenga cyane usubiramo ijambo Yesu, ikuzimu barabangamirwa cyane. Ikuzimu barabangamirwa bameze nk'uko waba ufite nk'inyundo cyangwa ikindi kintu ukubita mu mutwe. Amazu yaho arasenyuka n'ibindi bitandukanye. Ntabwo rero babikunda ko umuntu avuga izina Yesu. Umugabo wanyakiriye rero yaje aranyongorera, arambwira ngo ibyo wakoze ku isi bigiye kugaruka, ugomba kubona ibihano. Gusa hariya ibintu ubwiwe umuntu mwegeranye ntabwo abyumva, ubwirwa ibyawe nawe akabwirwa ibye. Ni ukuvuga ngo yambwiye numva ameze nk'aho ari kunyongorera ariko tutegeranye. Noneho ambwira ko bangeneye inkoni 100 zo kugira ngo mbanze nishyure amasengesho yo mama wanderaga. N'ubundi nari nazanywe, nta mwanzuro nari kubifataho uretse kwakira urwaje. Baramfashe banzirikira ku giti, haza itsinda ry'abadayimoni byinshi cyane, bakajya bazenguruka bose bafite imiriro mu ntoki, baririmba ibintu ntari kumva. Barazenguruka cyane, bazenguruka ahantu bari kunkubitira. Umwe yari arimo nkubita, abandi barimo bazenguruka bafite imiriro, baririmba cyane, bafite morale nyinshi. Bankubise umwanya muremure, gusa nta kintu ari kubikoraho. Amaze kunkubita yaranzirikuye, amaze kunzirikura wa mukobwa araza aransezera, arambwira ngo misiyo yanjye iyi ngiyi irarangiye. Arambwira ngo misiyo yanjye yaragukuzana ahangaha none irarangiye. Arambwira ngo uzubahe ibyo bazakubwira, bizaguha imbaraga, njye ntabwo tuzongera kubonana. Uwo mukobwa twaherukanye ubwo ngubwo ku cyiciro nari ndiho, ntabwo nari nemereye kongera kumubona kuko njye nibwo nari nyagera. Baranjyanye banyinjiza mu kazu. Ako kazu bambwiye ko ari ako babagiramo abana b'impinja. Buriya kuriya ku isi n'umuntu yakuyemo inda. Umudayimoni wo gukuramo inda ni umudayimoni uba hano ku isi kandi arakora cyane. Abantu bahora bakuramo inda, bariya abana boherezwa ikuzimu bakavamo amaraso yo kunywesha abantu bageze ikuzimu bwa mbere. Iyo ugeze ikuzimu bwa mbere uba ugomba guhita unywa amaraso. Ayo maraso rero bayakura mu mpinja ziba zapfuye, nyine ababyeyi bakuyemo inda. Umukobwa uzabona ukuyemo inda azaba akoze ikosa rikomeye cyane, kubera ko azafashije satani n'ingabo ziwe z'abadayimoni kubona amaraso zinywesha abantu bageze ikuzimu bwa mbere. Banzaniye ikintu kimeze nk'ijaga ariko y'icyuma ibonerana, irimo amaraso. Ayo maraso bantegetse kuyanywa vuba vuba ayamara. Nta mahitamo nari mfite ubwoba bwinshi kandi ntazi ahantu ndi. Ubundi kuzimu abantu benshi bagiye babihisemo, gusa njye ntabwo nigeze mbigira amahitamo. Ariko ikuzimu bazi gutoranya neza umuntu uzabakorera, bazi kureba ahashize hawe, bakareba ikintu ushobora gukora n'imbaraga zawe.
rero bazi guhitamo neza abantu bafite imbaraga kandi bafite ubwenge hano ku isi bajyanwe ikuzimu nta mahitamo babigizemo. Nakoze ibishoboka byose, ya maraso ndayanywa vuba vuba nk'uko bari babimbwiye, ndayamara. Baranjyanye bambwira ko bagiye kunyereka umuntu uzajya unkoresha amahugurwa. Ikuzimu iyo wagezeyo ntago uvayo. Amahirwe yonyine ushobora kugira ni uko ushobora kuba wibuka izina rya Yesu ukarivuga. Gusa bagerageza kukubaza amakuru ya wa mugabo wo hejuru. Nabo baba bameze nk'abantu bafite amatsiko. Bagerageza kukubaza amakuru ya wa mugabo wo hejuru, ariko izina uburyibuka rya Yesu wumva wanamuvuga ariko ntubishobore. Uragerageza cyane, naragerageje cyane ngo ndebe ko navuga Yesu biranga. Iyo amaze kubona rero ko utari gushobora kubivuga kandi babiguhata kubikubaza, nabo ntabwo baba babivuga, bakubaza amakuru ya wa mugabo wo hejuru. Baranjyanye bajya kunyereka umuntu agomba kunyigisha ukuntu ngomba kuba aho ngaho. Byari igenero ryisumbuyeho. Ubundi amadayimoni abamo amatsinda, nk'uko ubona amatsinda y'ingabo ameze. Bafata amadayimoni 10 bakayaha umuyobozi umwe. Hakaba undi muyobozi uyobora amadayimoni 100. Hakaba undi muyobozi uyobora amadayimoni 1000. Ubwo hejuru y'amadayimoni 1000 bayaha umuyobozi wundi mukuru, ariko agenda ayobora we amatsinda y'abadayimoni 10,000. Ni ukuvuga ngo iyo avuye umuyobozi w'abadayimoni 1000 baguha umuyobozi w'abadayimoni 10,000. Abantu rero badasenga baboherereza itsinda ry'abadayimoni 10. Iyo bakohereje umudayimoni umwe bakabona urimo uramunesha, bakohereza abadayimoni 10. Uko uba ufite imbaraga niko bakohereza abadayimoni benshi. Ubwo ndavuga uko usenga cyane niko baguha abadayimoni benshi, kugira ngo barebe ko basi babasha kugutsinda. Ubwo bangejeje kuba umuyobozi w'abadayimoni 10, bambwira ko bagiye kunshyira mu itsinda ritoya ry'abantu bashyashya bari kwiga. Bambajije ikintu, yanshyikirije uwo mugabo kugira ngo atangire kunyigisha. Uwo mugabo nawe anshyikiriza abandi badayimoni 10 bari bari mu itsinda ryiwe, maze barishima cyane. Iyo umuntu avuye hano ku isi akajya ikuzimu, abadayimoni barishima cyane. Ababonye umuntu mushyashya ugiye kubafasha kandi ufite umubiri. Abadayimoni bo ntabwo bagira umubiri, niyo mpamvu kuza hano ku isi bigorana. Ariko iyo bafashe umuntu hano ku isi bakamufasha kumera nkabo, ariko afite n'umubiri, arabafasha cyane kuko araza hano akigira umuntu, akiyoberanya bigakunda. Idayimoni rishobora kwihindura nk'umuntu, ariko ntabwo warikoraho ngo uribone. Niyo mpamvu iyo uryamye mu nzozi ushobora ukarota umuntu wawe wapfuye, ari byo bavuga ngo umuntu wawe yaje. Umuntu we ntabwo aba yaje, ahubwo aba ari umudayimoni wihinduye mu isura yiwe n'ijwi rye, kuko abadayimoni baratuzi cyane. Abadayimoni, ikizakubwira ko ari umudayimoni ni uko uwo mudayimoni uzamufata ukamubura. Nujya kumukoraho ntabwo uzamubona. Ariko naba ari umuntu wavuye hano ku isi akajya ikuzimu, akifatanya nabi kuzimu, bazamwigisha uburyo azaza akihindura mu isura ya wa muntu, kandi we uzamukoraho ubone neza wagira ngo niwe. Aho niho bitandukaniye. Nyuma y'uko aba badayimoni amaze kwishimira ko nabageze mu itsinda ryabo, bankoresheje ikintu kimeze nk'igihango. Barambwiye ngo umuntu wese ugeze ikuzimu ahabwa izina, kandi kugira ngo bamuhe izina bisaba ko abagiranye nabo igihango, ukarahira ukavuga ko utazabatenguha. Kugera ubwo ibyo byose nabikoraga nta bushake mbifitemo, gusa ntabwo nari nemereye guhakana. Nari mfite ubwoba kandi ngomba kuba uko byagenda kose, nagomba kwemerera ibyo bambwiye byose. Rero bagira igihango cyo gufata abantu bazima, abantu bavuye ku isi. Muri buri tsinda haba harimo umuntu wavuye ku isi, umwe cyangwa 2 cyangwa 3, bitewe n'uko iryo tsinda ringana. Bafatira umuntu wavuye ku isi ariko amaze kwiyunga nabo, bakabahuza amaraso. Barangiza bagafata amaraso yandi mba ntazi ahantu bavanye, bakayahuza n'ayacu. Ukuntu bikorwa rero, baragukata, bafata icyuma bakagikoza mu muriro kigashyuha, bagasa nk'abashirije umubiri wawe,
barangiza bagashiriza n'umubiri w'uwo muntu wundi wamaze kuba idayimoni ariko wavuye ku isi, imibiri yanyu bakayikoranyaho, barangiza bagafata amaraso bagasukamo, amaraso yandi bavanye ahandi hantu bagasukamo. Mu by'ukuri ayo maraso ntabwo nabaga nzi ari ay'iki, gusa nayumvagamo ko ayo maraso ari ay'umuntu, kubera ko hariya bakoresha ibyiyumviro cyane kuruta kuvuga. Bashobora gutuma umenya ikintu ariko batakikubwiye. Baranjyanye rero nyuma y'uwo muhango, banjyana imbere y'umudayimoni mukuru wisumbuyeho kugira ngo ampe izina. Hariya abadayimoni bafite organization cyane, bafite gahunda bagenderaho ku buryo buri kintu kiba gifite umuntu gishinzwe. Ntabwo ari ukugenda ngo uhite, ntabwo bajya bahubuka, bakora ibintu biri ku murongo. Banshyiriye umuntu ugomba kumpa izina rero, anyita Liziya. Arambwira ngo wowe nkwise Liziya. Liziya mu rurimi rwabo ngo bisobanuye imbaraga. Barambwiye ngo kuva uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Karaveri, tukwise Liziya. N'uzaba uri ku isi uzajya witwa Karaveri, ariko nuba wageze aha ngaha uzajya witwa Liziya. Liziya aba ari izina uzajya ukoresha mu kazi kabo. Narajyanywe nshyirwa imbere y'ikintu kimeze nka televiziyo nini yerekana ubuzima bwa hano ku isi. Ikuzimu bacunga buri muntu wese ku giti cye, baba bakureba, baba bakwigaho, bareba ibintu ukora, ibyo uvuga, ibintu byose. Ubwo rero banyeretse ikuzimu ahantu nabaga. Nabonye umubiri wanjye uryamye ahantu, njye nari meze nk'uwapfuye ndyamye ahantu. Banyeretse mu rugo rero aho nabaga kwa Eric. Umubiri wanjye wari uryamye ku buriri, ntari guhumeka, meze nk'uwapfuye. Naritegereje umubiri wanjye ukuntu umeze, mpita mbona ko ibyo bintu byose biri mu nzozi. Bakujyana mu ntekerezo ukagenda iyo ukigerayo bwa mbere. Gusa bambwiye ko nimara kuhamenyera bazangisha kuzangendana umubiri wanjye.